Ibihe byiza kuri udukurikiye muri iyi video reka turebere hamwe uburyo wakoresha kugira umugore wawe abashe kurangiza inshuro nyinshi mu gihe abagore bamwe bibagora cyane kuba barangiza n'inshuro imwe igihe bari gukora imibonano. Hari ba bandi bagiriwe ubuntu n'amahirwe yo kuba barangiza inshuro nyinshi mu mibonano mpuzabitsina imwe, ariko nanone bikaba atari ubuntu gusa, akaba ari uko umubiri wabo ukora, ariko biba biterwa n'uko n'umugabo bakorana iyo mibonano aba azi gukora igikorwa neza, aba azi gukurikiza steps zose zisabwa kugira umugore cyangwa umukobwa abashe kurangiza inshuro nyinshi. Ntabwo nzi uko uri kubyumva, ariko biba biryoshye cyane, biba bimeze neza. Umugore, bene uwo mugore urangiza inshuro nyinshi mu mibonano, iyo mwabikoranye ntabwo ushobora kumuva mu mutwe. So rero nawe nukurikira iyi video kugeza irangiye, urabasha kumenya ibintu wakurikiza kimwe ku kindi kugeza ubwo uwo mugore cyangwa umukobwa mukoranye imibonano arangiza inshuro nyinshi, maze ukaba nka stamp wamaze gustampinga mu bwonko bwe. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, kanda kuri subscribe, ukande kuri like, okay? Kandi nimba hari ikibazo ufite muri comments cyandike, turaza kugusubiza. Icya mbere rero ukwiye kumenya kugira umugore arangiza inshuro nyinshi biba biterwa nyine, cya mbere ni uko we ameze, okay? Bityo rero uba ugomba kumumenya, ukamenya ko umubiri w'umugore udateye nk'umubiri w'umugabo. Ahangaha nshaka kuvuga iki? Umugore uko aremwe ni uko kugira ibyumviro cyangwa ubushake bwo gukora imibonano butangire buzamuke mu mubiri we, ni uko aba yateguwe mu bwonko. Cya mbere kugira ategurwe mu bwonko ni uko muba mwabanje kuganira neza, nta kibazo na kimwe mufitanye, icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri ni uko muba mwabanje kuganira kuri iyo mibonano, umwigisha cyangwa mubiganiraho nyine. Ushobora kuba atari ukumwigisha, ariko mukabiganiraho position mukoresha, uko yiyumva, uko aryoherwa, uko amavangingo aza, uko amabere abanza kubyimba, imoko y'ibere cyane cyane, uko yumva mu mubiri we bimeze. Ibyo byose iyo muri kubiganira, uri kumubaza nawe akagusubiza, nawe ukamubwira uko nawe biba bimeze, ibi ngibi nibyo bizamura cya cyizere aba agufitiye, bigatuma bwa bushake butangira kuza. Ibi ngibi rero iyo utangiye kubimenya, mukabiganiraho, noneho mukaganira no ku maposition akunda. Nimba ari position hahandi abapfukamye imbere, uri inyuma bakita ngo nta kinyuma, cyangwa uri hejuru wari hasi, cyangwa wari hejuru wowe uri hasi. Izi position zose nizo mushobora kuganiraho, mwabiganiraho akakubwira icyo akunda. Ariko nanone urumva ko kugira akubwire icyo akunda muri ibyo byose ni uko aba yarabigerageje. Hari igihe rero wasanga atarabigerageza, bikaba byabasaba igihe runaka, amezi runaka, iminsi runaka, kugira mu bigerageze abashe guhitamo icyamuryoheye kurusha ikindi. Akandi nabyo nyuma y'igihe runaka mubana mukora imibonano, wamenya noneho step wakurikiza. iya mbere yo ni ukuganira, byo ni ibisanzwe. Iya kabiri noneho ni za position mwakoresha kugira abashe kurangiza inshuro nyinshi, abashe kuryoherwa inshuro nyinshi. Ariko nanone nawe banza witekerezo, nimba uri umugabo ashobora kurangiza inshuro nyinshi, ariko se wowe ubu ushobora kumara iminota ingahe? Kuko usanga ari umugabo umara amasegonda 2, iminota 2. Nimba umara iminota 2, ntabwo bishoboka ko umugore yarangiza kenshi, kuko azarangiza ubwa mbere murangirize rimwe, bwa kabiri ibyawe bibe byarangiye. Noneho kugira wongere ufate umurego, usange bisabye kugukorera CPR urayizi, reanimation. Biyumvikana ko biba ari ikibazo. Ariko cya kabiri dukwiye kumenya ni uguha agaciro gutegurana. Nubwo bitangira mu biganiro, ariko step ya kabiri mu gutegurana ni ugusomana, ni caresse. Gusomana rero ntabwo ari gusomana n'iminwa gusa, kuko nibyo abantu batita bumva. Ushobora gusomana n'iminwa, iminwa ku minwa, ukamusoma ku gikanu, ukamukoreshaho ubwanwa bwawe, kuko abagabo benshi nubwo bazi gukoresha ubwanwa bwabo, bagira ngo ubwanwa ni imisatsi iri aho ngaho gusa nta kimaze, kandi ari bwo bwa mbere. Ubwo bwanwa iyo ubukoresheje ku gikanu cy'umugore umva ahita asara.
rero uzabigerageze nimba ufite ubwanwa, nimba utaba ufite asi wihangane, ubwo nawe nibuza uzabukoresha. Ariko ikindi dukwiye kumenya ni uko usibye gusomana ugomba gukoresha caresse. Ushobora kurikoresha intoki nk'uko ushobora kwegeza agatuza kawe ku gatuza ke. Birumvikana ko agatuza kawe iyo gakoze ku gatuza ke gahita gakora ku mabere ye, bigatuma imoko z'amabere zakangurwa, ibyumviro bigahita bizamuka. Ariko nanone tukwibutsa ko uku gusomana bivanze na kwa gukora caresse aribyo bituma ububobere buzamuka, amavangingo azamuka. Rero wowe mugabo wiri kuvuga njyewe uriya ni Mukagatare nta mavangingo agira ntago anyara, ahubwo banza wigaye kuko nta n'ubuzi icyo ugomba gukora kugira amavangingo aze. Rero ikindi cya gatatu ukwiye gukora gukangura ingingo zitandukanye icyarimwe. Gukangura ingingo zitandukanye icyarimwe ni iki? Icya mbere tuzi ko umugore ashobora kugira ibyumviro umukoreye caresse mu misatsi, ku gikanu, mu gatuza, ku mabere, mu bibero n'imbere, ku myeyo no mu imbere. Okay? Mbere kuri rugongo, kuri G-spot cyangwa ponje n'ibindi. Rero ibi ngibi iyo ukoze ingingo nk'ebyiri icyarimwe, uri kumusoma uri no kumukorera caresse hejuru mu misatsi cyangwa ku gikanu, ari nako uri kumukora n'ahandi. Ibi ngibi bikiyongeraho na ya magambo uri kumubaza, ese uri kuryoherwa, ese uri kumva bimeze gute, ariko uko uri kumubaza nawe ukamubwira nawe uko uri kwiyumva. Ibi ngibi bihita bizamura noneho byumviro uburyo wowe mugabo utakumva uburyo biko bitandukanye nuko nabikoraga mbere. Byose biterwa nuko mu marangamutima ye uri kugenda uzamura ya misemburo ya dopamine, imisemburo ya endorphine, imisemburo ya ocytocine, bigatuma hariya umva bya bindi wavugaga ngo ntabyo afite ahubwo ugashiduka byose bihari, ariko nyine ugasanga ko ari wowe utaruzi kubishaka. Ikindi cya gatatu ukwiye kumenya usibye gukangura ingingo zitandukanye, cya gatatu ni communication. Nyine ni kwa kundi muba muri gukora imibonano cyangwa muri gutegurana, ari nako uri kumubaza uko ari kwiyumva, ese ahangaha uri kumva bimeze neza, ese dukomeze ahangaha, ese tugende buhoro, ese twihute, ese tugabanye, ese hano uri kumva bimeze gute. Ibyo byose uba uri kumubaza nawe akakubaza nyine, kuko ntabwo ari ukumubaza ngo yego nkaho muri mu kizamini. Oya, ntabwo ari ikizamini, mugomba ni ukuganira, ukamubaza nawe akakubaza, ukamubwira nawe akakubwira, akakubwira uko yiyumva nawe ukamubwira uko yiyumva, uko wiyumva, kugira iyo communication muri kugirana ivanze n'ibikorwa muri gukora bigahita bizamura, akaba ibyo byatuma arangiza. Hari igihe umugore ashobora no kurangiza utigeze winjiramo imbere. Niba abandi bagore bagira icyo bita orgasme mammaire, ku buryo umukaresa ibere gusa agahita arangiza neza, wajya kwinjiramo imbere akarangiza ubwa kabiri, wajya kunyaza akarangiza ubwa gatatu, kibaza noneho uyu nguyu ni igitangaza, ni marayika murinzi. So ikindi cya gatatu ukwiye kumenya ni uguhindura position. Nk'uko nabivuze, abagore baratandukanye. Hari abafemme clitoridienne, wa wundi ushobora kurangiza igihe yanyajwe. Hari abafemme vaginale, umugore urangiza ari uko igitsina cyatinzemo imbere. Hari abafemme du point G, babandi bakunda akinyuma, wa wundi ushobora kurangiza akaryoherwa cyane iyo wakoreye inyuma. Hari abafemme cervicale ni umugore urangiza ari uko umutwe w'igitsina wakoze ku nkondo y'umuraye. Ibi ngibi rero birumvikana ko biba bisaba position zitandukanye kugira uwo mugore wenyine amenye nimba ari clitoridien, nimba ari vaginal, nimba ari point G, nimba ari cervicale n'ibindi. Ibi ngibi rero bisaba kwiga, kuko ntuzicare uvuge ngo njyewe umugore wanjye ndamuzi, njyewe umugabo wanjye ndamuzi. Ntabwo muzi. Umuntu ni mugari nk'uko babivuga, n'uwo mugore wawe ni mugari, n'uwo mugabo wawe ni mugari. Rero uzashishikazwe no guhora ushaka, ukeneye kumwiga, kumumenya byisumbuyeho, cyane ko wowe uba ushaka kumenya cyane ugasanga nawe ubwe atiyizi. Bikaba bisaba ko we wamwigisha kwimenya mbere y'uko wowe ubanza kumenya.
birumvikana rero ko atari ibintu